Mbega ubwicanyi bubereye muri uyu mujyi wa Kigali birababaje kandi biteye n'agahinda. Mbega amahano, mbega ukuntu uyu mugabo bamwishe, n'ukuri ni ibintu bigayitse, ni ibintu binateye ubwoba. Byinshi rero urimo uragenda wibaza ku cyaba cyatangajwe n'abaturage ndetse n'ubuyobozi, nibyo tuje kugenda tubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu yagiye ibabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Kuri uyu wa gatanu rero mu murenge wa Kacyiru mu kagari ka Kibaza, abaturage bo muri ako kagari batunguwe no gusanga umugabo wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa witwa Nyamurinda Innocent uri mu kigero cy'imyaka 60 yapfiriye iwe, aho bakekwa ko yaba yishwe kuko abamubonye ataha mu gicuku ngo yari kumwe n'umukobwa batabashije kumenya. Kuri ubu ngubu rero bano baturage barimo barasaba ubutabera ngo kuko uwo Nyamurinda Innocent yari umuntu w'intangarugero, ngo kuko yari umuntu ugira umutima mwiza. Byinshi rero byagiye bitangazwa na bano baturage ubwo bagenda baganira, ubwo baganiraga n'itangazamakuru mu magambo yabo y'agahinda ndetse n'ishavu ryinshi. Bagize bati: byagenze naje hano gukura imyumbati ibijumba, nsanga urugi rwo kwa bosi rurakinguye. Nsanze bikinguye ndamuhamagara umubaze ko bagiye gukinga cyangwa uko bimeze, uko basanzwe bamwiye, nari nzi ko bahibye. Muhamagaye kuri telefone nsanga ntayiriho, nkomanze ku rugi ntiyabyuka ngo aze. Ngira ubwoba kuko nahamaze umwanya nicaye ndindiye ko igisambo wenda hari igisambo gisohoka ndayeba. Niko kujya gushaka rero umuyobozi, ndamubwira ni kwa bosi harakinguye kandi ntari gufata telefone ntayiriho. Uwo mpamagaye arambwira ngo reka yohereze mugenzi waje yinjiye mu nzu, arambwira ati ndabona asa n'uwapfuye. Biba ngombwa nayo kuhamagara abandi, babirebye babonye aryamye hasi nabo bagira ubwoba, barasohoka bahamagara abandi ngo baze barebe. Jewe nge ntuye kwa iranzu ya gatatu hariya hirya, yagiye kubona mbona n'umukecuru aje kundeba, mbona mushaka inomero z'umuyobozi. Ubwo muhamagarira umuyobozi w'umutekano, amubwira ukuntu hasanze hano hakinguye, none ko atameze impamvu habakinguye kandi atari kubona bosi wiwe. Ubwo baramubwira ati none reka nkohereze umuntu azarebe. Uwo muntu yaje kureba rero, nanjye nsanga umuntu yahagaze, nanjye ndaza tujyana mu nzu turareba. Twasanze aryamye hasi, yasha mbese akaguruka kari mu pataro ariko ntabwo izamuye, yambaye n'urukweto rumwe urundi rwavuyemo. Yararyamiye umusaya, turavuga basi yapfuye, duhamagara umudugudu. Ejo sinigeze amagera ariko nahageze mu gitondo ndumva barambwiye ngo yapfuye. Nanjye nahageze ndi kuyivuga ati reka njye kureba uko byagenze. Mageze barambwiye basanze yapfuye yambaye urukweto rumwe. Iyi nkuru rero y'incamugongo yagiye ibabaza abagiye batandukanye, yanagarutsweho n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire, aho yavuze ko uru rupfu nyine rwa nyakwigendera barumenye ndetse kuri ubu ngubu iperereza ryaba ryatangiye kugira ngo nyine haze kuza kumenyekana icyaba cyahitanye uyu nyakwigendera, kandi yanihanganishije umuryango wa nyakwigendera. Ubwo rero iyi nkuru yari ikimara kujya hanze, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bababazwa n'uru rupfu rwa nyakwigendera. Reka rero natwe dusoreze hano n'aya makuru ababaje kandi ateye n'agahinda. Byinshi rero tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru, tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ikindi kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama, ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho, nabyo bizadufasha kugira ngo tukomeze twubakane umuryango wa KN Radio mu buryo bwiza cyane. Imana yo mu ijuru ibane namwe.